Yes, alright, welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Abanyarwanda bavuga ko ngo imirimo ibiri yananiye impyisi, uko rero siko bimeze ku munyarwandakazi Blandine Uwajeneza imyaka 22 kuri ubu ngubu ufatanya cyangwa se ukomatanya icyitwa Imideli ndetse Nubuforomo kuri The Mic Radio ndetse na TV mu gisata cyacu cy'imyidagaduro. Uyu munsi twerekeje muri fashion ndetse ariko n'igice cy'ubuzima muri rusange bihuje ngo twumve uko umwe mu banyarwandakazi babyemeje babikora umunsi ku munsi. Ni The Mic Radio ndetse na TV, nugira uje The Mic Radio na TV, subscribe. Yes, alright, Blandine Uwajeneza imyaka 22 akomatanya umwuga w'ubuforomo n'uw'imideli ku rwego mpuzamahanga. Iyo avuga inkuru ye, Uwajeneza agaragaza ko ubusanzwe yize ubuforomo ariko abihuza no kumurika imideli kandi ntihagire kimwe muri byo gihungabana. Ati buri gihe mba numva mvuga nti nshobora kwambara inkweto ndende ariko nkanakiza ubuzima bw'abantu icyarimwe. Mbere yuko yinjira mu mwuga wo kumurika imideli, Uwajeneza yabanje kwiyemeza gukorera mu rwego rw'ubuzima. Avuga ko yashakaga gufasha abandi, akagaragaza ko ari nayo nyine mpamvu yize ubuforomo. Uwo mwuga rero usaba kugira impuhwe, kwihangana no kumva ko umuntu afite inshingano zikomeye cyane. Mu kiganiro yagiranye n'igihe dukomora iyi nkuru, yavuze ko kwinjira mu mideli byaje bitunguranye kuko byatangiye ubwo yakoreshaga amafoto y'isabukuru ye. Ayo mafoto rero yagaragaje ubwiza bwe ndetse n'icyizere karemano yifitemo, bituma umufotozi we n'abandi bamubonye bamushishikariza gukomeza ibyo kumurika imideli. Ati mbere sinatekerezaga gukora imideli, nakundaga gusa kwitabwaho n'amaso y'abantu. Umunsi umwe nifotoje amafoto y'isabukuru yanjye, umufotozi arambwira ati wambera umunyamideli. Sinari mbyiteze ariko naravuze nti kuki se navuga hoya. Uko niko byose rero byatangiye. Uyu mukobwa usanzwe aba muri Amerika avuga ko kujyayo byazanye imbogamizi ariko n'amahirwe menshi. Agaragaza ko umwuga w'imideli uwamihangana rikomeye cyane, uruhije, ariko byose agomba no kubyihanganira. Nk'umunyarwandakazi, Uwajeneza yagowe n'uburyo abirabura ari bake mu mwuga wo kumurika imideli, ariko yishimira inkomoko ye nuko nyine imutera ishema cyane. Agaragaza kandi ko kunyura ku rubyiniro runini rw'imideli byabaye ikimenyetso gikomeye cy'insinzi ye, yerekana inkomoko ye ku rwego mpuzamahanga. Avuga ko kugira ngo abashe kubihuza n'ubuforomo bisaba kwihangana no kunywa ikawa cyane. Ati hari ubwo biba byinshi ariko nkunda byombi. Kimwe mu bimfasha no kugira gahunda, gutekereza neza no kunywa ikawa, nibyo ngibyo byonyine bimfasha. Uwajeneza rero agaragaza ko nubwo aba mu mahanga atigeze yibagirwa aho akomoka. Agaragaza ko avugana n'umuryango we kenshi, yumva indirimbo zo mu Rwanda, akanateka amafunguro yo mu rwatubyaye mu rw'imisozi igihumbi. Mu gihe kiri imbere, uyu mukobwa yifuza gukomeza kuzamuka mu mideli no gutangiza imishinga ye bwite. Arashaka kuba icyitegererezo ku bakobwa bato, cyane cyane abo mu Rwanda, abereka ko umuntu ashobora kugira inzozi zitandukanye kandi zose akazigera. Ati wizerere mu nzozi zawe, wishimire urugendo rwawe, ukore cyane, wishimira aho ukomoka kandi ntuzigere ureka inzozi zawe. Mu birori rero by'imideli bikomeye uyu mukobwa yaba yaritabiriye harimo icyitwa Milwaukee Fashion Week n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes, thank you so much ladies and gentlemen. Yari Blandine Uwajeneza n'umunyarwandakazi w'imyaka 22 wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wahisemo gukomatanya icyitwa imideli ndetse n'ubuforomo kandi byose akabigendamo neza cyane ku rwego rwiza cyane. Rero akaba ari inspiration ikomeye cyane, yaba ku mukobwa umwumva cyangwa se undi mwana w'umuhungu ushobora kugendera ku gitekerezo nk'iki ngiki, akirinda ibyo kumanika amaboko cyangwa se ibyo twita ku giving up kuri dreams, ubundi rero ukagomesha urutoki mu mbarutso. Nta kabuza igihe kiragera ibintu byose bigacamo. Ufite umutima ukomeye, ufite vision, ufite target, ibintu byose bigenda neza. Nakubwiye ngo ni The Mic Radio ndetse na TV, wahisemo neza. Kora subscribe ubundi ujye udukurikira umunsi ku munsi, umunsi umwe uzishima ubidukesha. Thank you so much ladies and gentlemen. I'm out. Ciao.
The Mic Radio na TV. Subscribe.